bavandimwe abayisilamu, twagira ngo tubashimire ku ruhare rukomeye cyane rwo gushyigikira ibikorwa bitandukanye by'idini n'uburyo tubyitangira ndetse tukabigiramo uruhare. Amakuru arebana na zakatul mali, twagira ngo tubabwire yuko bigaragara ko abayisilamu bari kugenda basobanukirwa neza itegeko rya zakatul mali. Muri iyi minsi mikeya hatanzwe miliyoni 12 zatanzwe muri konti ya zakatul mali. Ayo ngayo mu izina ryanyu yagejejwe ku bayisilamu n'abayisilamukazi batandukanye bo mu turere dutandukanye, harimo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye, harimo no gufasha abayisilamu binjiye idini, kubafasha mu rwego rwo kubakomeza mu kwemera kwabo. By'umwihariko harimo abantu batandukanye bagiye bagaragaza ibibazo by'imibereho. Nanone harimo no gufasha umuntu umwe mu bafite ubumuga wagize amahirwe yo kwiga, afite ubumuga bwo kutabona ariko yize secondaire arayirangiza, asaba yuko yafashwa kwiga kaminuza, ntago afite ubushobozi. Ubu ngubu alhamdulillah agiye gutangira kaminuza, yarishyuriwe kugira ngo azige kaminuza, uwo muntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ariko urumva ibyo ni ukubera zakatul mali bamwe mu bayisilamu bitabiriye gutanga, ikaba yarafashije abo bayisilamu ndetse n'abayisilamukazi. Dusaba yuko n'abandi bakwitabira iri tegeko ry'Imana, kuko zakatul mali ni itegeko ry'Imana, ni inkingi nk'uko gusiba ari itegeko, gutanga zakatul mali ni itegeko, kujimaka ni itegeko, gusari ni itegeko. Ibyo byose ayo mategeko ntabwo tugomba kuyatandukanya. Ikindi nanone tugarutse kuri zakatul fitri, iryo ni itegeko ryo mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Twagira ngo tubabwire yuko binyuze mu murongo washyizweho n'ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, zakatul fitri yatanzwe mu kwezi kwa Ramadan, kuko tubizi ko ari itegeko rigenda n'igisibo. Zakatul fitri hatanzwe miliyoni 39 n'amafaranga 110,535, miliyoni 39 n'ibihumbi 110 n'amafaranga 535. Ayo niyo mafaranga abayisilamu batanze batandukanye binyuze ku nzira zashyizweho. Ayo mafaranga yaguzwe umuceri ugeze ku biro 26,790, no kuvuga hafi toni 27. Toni 27 nizo hafi zaguzwe zisaranganywa mu turere dutandukanye tw'igihugu. Hakaba harahawe imiryango 5,358 mu turere twose tw'igihugu. Ariko icyo twababwira abavandimwe b'Abayisilamu kandi kiza ari nayo nyungu yo gusaranganya, nuko muri ayo mafaranga miliyoni 39 yinjiye, 24 zose zatanzwe muri Kigali. No kuvuga muri Kigali niho hinjiye menshi, 24 gusa. Ariko ayagarutse muri Kigali, noneho yagarutse muri zakatul fitri yatanzwe muri Kigali ni miliyoni 10. Bivuga ngo 14 zagiye gufasha hahandi mu turere tundi tutari Kigali, hahandi wowe utamenya ariko ubuyobozi buzi. Mugiye kumva amakuru nk'urugero nabaha akamaro ko gusaranganya. Ubwo nuvuga ngo tuvuze ngo buri wese aze kwitangira zakatul fitri ye ngo uze kureba umuturanyi gusa, ntago ihame ryo gusaranganya ryashoboka. Ahubwo uzasanga twese tugiye guha abantu bamwe duturanye gusa aho ngaho. Hanyuma mugiye kumva hari uturere tutazabasha kugezayo, kandi byumvikane yuko ahatanzwe zakankeya hatabonetse abatanga, bivuga ngo niho hari abakene benshi. Sinzi niba turi kubyumva. Ahabonetse bake batanga, bivuga ngo niho hari abakennye benshi. Abakennye benshi bivuga ngo niho hakwiye kwitabwaho cyane. Ariko nituvuga ngo buri wese ngo araza kureba ngo umuturanyi, nkuko tuya twumva abantu bashaka kutuyobya no kudutesha umurongo w'ibintu biri mu murongo mwiza, ngo urabona ngo uzagende ngo wihere ngo umukene wawe. Ese ni umuha nanjye nkamuhana kana kakamuhana kana kakamuha, ubwo bizarangira duhaye umuntu umwe. Aho utazi se hazagerwa nande hanze se y'urugo rwawe hirya y'umuturanyi? Ngo nuvuga ngo niba ari umuntu uzifatira ibiro 2 n'igice cyangwa ibiro 5 ukabiha umukene wowe uzi, nanjye nawe tukamuhurizaho, byose tuzabigumisha ahantu hamwe. Ariko reka mbahe urugero noneho mwumve inyungu yo gusaranganya. Ubwo duhite tunafata umwanzuro tuvuge ngo ibi bifite umurongo mwiza, tubyumve. Reka mbahe imibare ifatika, ubwo ndi raporo. Urugero mu karere ka Karongi, ubwo ni mu ntara y'Uburengerazuba aho bita ku Kibuye. Mu karere ka Karongi hinjiye amafaranga 97,535. Iyo niyo zakabinjije zakatul fitri 97,000. Ariko zakatul fitri bahawe
bahawe 1,000,000 urumva bo binjije 97 ariko kuko habaye gusaranganya bakiriye ibiribwa bifite agaciro ka 1,000,000 sinzi niba muri kumva gusaranganya icyo bivuze. Nuvango muri yandi twatanze tukayahuriza hamwe ntago harebwe ngo niba ho havuye 97 bivuga ngo niho hari abakene benshi. Ubwo na akarere kamwe. Akarere nanone ka Rutsiro hatanzwe 91,000 n'amafaranga 800 gusa niyo binjije muri zakatul fitr. Bivuga ngo hari bakeya batanga zakatul fitr ariko bakiriye ibiribwa bifite agaciro ka 1,000,000. Mu karere ka Burera hatanzwe iyo binjije zaka y'60,000 gusa ariko nyamara zakatul fitr bahawe ni 875. Reka mbaho urugero rwa nyuma rw'uturere turi inyuma cyane. Akarere ka Gisagara hatanzwe zaka y'amafaranga 3,900 3,900 ariko zakatul fitr bakiriye 900 792. Iyo nibyo biribwa niko gaciro k'ibyo bahawe. Akarere ka nyuma na akarere ka Ngororero batanze zakatul fitr yo minjije ni 3,700 3,700 nagara amadolari n'amanyarwanda. Icyo bisobanuye bavanye abayisilamu niyo mpamvu tuvuga reka tujye dukora ibintu biteguwe neza two gukorera mu kajagari kuko iyo abantu bakoreye mu kajagari ntago n'icyo bakoze kigaragara nta nubwo wanabaza ngo hakozwe iki. Urabona zakatul fitr yo mu mujyi ni 24 muri 39 twose tw'igihugu yewe na hahandi binjije 3,700 ariko bahawe 1,000,000. Icyo nicyo twita gutuma bwa buyobozi bukatugerera naho wowe utabasha kugera. Iyo niyo nyungu tubabwira yo gusaranganya no guhuza. Nyamara tugendeye kuri biya bivuga ngo buri muntu ngo aze kugenda ngo yitangire ngo wazi ngo hepfo y'urugo ngo no haruguru y'urugo. Icyambere twese tuzahuriza ku bantu bamwe kuko umukene uzi muturanye nanjye mbamuzi. Bivuga ngo tuzagenda twese umuhe nanjye muhe nuriya muhe. Ese ubwihame byo gufasha abakene bose kwishimana n'imiryango yabo ku munsi w'Irayidi ubwo tuzaba turyubahirije se? Ahubwo uzasanga tugiye kurunda twese ku bantu bamwe. Ubwo rero tuba turi kugana mu nzira. Hanyuma ikindi ubu wabaza yavuga ati hinjiye ariko se nidutanga twese mwibanga uzamenya hafashijwe nde utarafashijwe ninde ahakwiye gushyirwa imbaraga nihe. Ibyo byose nicyo bita ngo gukora ibintu biteguwe neza. Rero iyo abantu bagenda batera imbere bagenda bakora akazi gafite icyo bita coordination. Rero iyo ugiye kureba neza ubona hari abantu bashaka kutujyana mu mibereho y'akajagari ngo yanga umuntu ngo azagende ngo yitangire. Ibyo bintu rwose ntago ari ibintu binyuze mu buryo. Burya ibintu bikozwe bifite report hakozwe ibi byagenze gutya. Iyi ni imibare ihari ifatika niyo mpamvu tuyabahaye nk'amakuru ushaka zabikurikirane kandi n'amakuru yandi yo kubisobanuro birebire muzayabona. Hanyuma nagira ngo mbabwire yuko nta kunyuranya n'amategeko y'idini guhari. Murumva yuko twebwe ntago twatanze cash ntago twabahaye amafaranga n'ubundi twubagurira ibiribwa nk'uko ari ryo tegeko ry'idini. Ubwo rero icyo mwadutumye twaragikoze kandi mu bunyangamugayo kandi tubijeje ko niko bihagaze rwose niko bimeze. Bavandimwe b'Abayisilamu dusoza turabashimira umusigiti wo mu Itunda hano i Kanombe. Abenshi mwagiyeyo mwawuteye inkunga muganda w'amaboko imbaraga z'amaboko ibikoresho mu mezi 2 gusa. Bavandimwe b'Abayisilamu bigaragaza imbaraga zacu zo gushyira hamwe no gukorera hamwe no guhuza imbaraga. Ngira ngo umusigiti utangira mwumvaga amagambo ibihuha ibintu bisenya ariko turanabashimira kuko buriya iyo twitabiriye igikorwa tukagishyigikira iyo zakatul fitr tukabima amatwi abo basenya uwo umusigiti utangira abantu bavuze amagambo menshi ngo abantu ngo bari amafaranga ariko buriya abantu bashyigikiye igikorwa nka kiriya muba muri kubabwira ngo muceceke nta gaciro duha ibyo muvuga. Icyo dukora turakizi n'uwo dukorera turamuzi kandi Allah azaduhembera ibyo dukora. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Umusigiti mu mezi 2 gusa hamaze gutangwa gukoreshwa arenga 1,100,000 zavuye mu Bayisilamu. Umuganda ibikoresho bavandimwe b'Abayisilamu uriya musigiti wagaragaje gushyira hamwe bidasanzwe n'imbaraga zacu. Icyambere ni umusigiti munini
uhenze utwaye amafaranga menshi ariko bitatuvunye kuko twawushyizeho twese umutima duhuriza hamwe imbaraga. Ugiye kureba neza ku cyumweru umuganda uba hariya abayisilamukazi, urubyiruko, abagabo, abagore, mashallah, ibikoresho. Ubu ngubu umusigiti nko mubizi urasakaye, urafunze, ibipande birateye, hasi supavo mirimo, ubu hari gukorwa ibirimo yo hanze, bagiye gutangira ibyumba by'amashuri biri kubakwa iruhande, ubwiherero nibwo bugiye gutangira, umunara nawo warazamutse alhamdulillah. Ubu ngubu bari gukora imirimo yo hanze, gutaba ubutaka bwo hanze no kuhubaka rwa rukuta rwo gufata ubutaka. Bikorwa mu buryo bwihuse ku rukundo n'umurava bidasanzwe, tubashimira cyane kandi Imana ibakirira ibyo mukora. Hanyuma igikomeye cyane cyagaragaye hariya, umuntu araza nk'ubu ngubu turi kuvugana, ariko hari umuntu waje aravuga ati ngiye plafond yanjye iyo ngiyo nzayikora kandi za plafond nziza. Undi aravuga ati hari abari gushyiraho amashanyarazi, abandi bavuga ati nanjye nararifashe. Umuntu araza akazana ibikoresho, agaturi ikamyo hariya z'amabuye 10, bakamubaza bati ninde? Avuga ati mimi msiniulize mengi, ngiye ndi shoferi, umuntu yambwiye nzeme n'amabuye ahangaha nanjye simuzi, ngewe nakazi. Bavandimwe b'Islam, uko niko gushyira hamwe. Mu kwezi kumwe turaba tubushoje, twongere dufate ikindi gikorwa nacyo tugihurizeho imbaraga, nacyo tugikore vuba kitatuvunnye, kubera yuko twese tuzaba turi gukorera hamwe kandi dushyize hamwe imbaraga zacu. Ibyo ni ibigaragaza imbaraga zo gushyira hamwe, ni ibigaragaza imbaraga zo guhuza, ni imbaraga zo kumva umurongo w'ubuyobozi bwacu, dushyigikire umurongo mwiza baduhamagarira n'ibikorwa byiza, kandi dukomeze kwima amatwi ibihuha bisenya ibica imbaraga. Ibyo tubyihorere. N'intumwa z'Imana barazivuze, n'abahanuzi barabavuze, abantu bafite indimi bagomba kuvuga. Ubu ngubu haje noneho n'abacuruza za views, atavuze ibyacitse nta uyireba, iyo batabirebye ntago yinjiza. Ibyo byose tumenye ngo isi nuko nguko yubakitse, ariko ukuri gukomeza ari ukuri, ubunyangamugayo bukomeza kuba ari ubunyangamugayo. Ngira ngo tuzanabahana raporo zuriya musigiti ku burebure, ariko dukomeze tuwitangire. Na nyuma y'iswala hamaze kugendaho miliyoni 100, haracyabura nk'ibifite agaciro ka miliyoni 50 ibyo bikorwa byose, ariko mu buryo butatuvunnye, buri wese nitumana gusari, dukomeze n'abandi uyu musigiti tuwusoze, imiganda dukomeze tuyitabire, hanyuma tuwurangize tuwutahe. Kandi ni umusigiti mashallah mwiza ugendanye n'igihe, umusigiti wubatswe mu buryo bwiza. N'ibindi bikorwa nabyo niko tuzabikora, nitusoza tuzafata ibindi bikorwa. Ngira ngo dusoza kuri hijja ngarutseho gatoya, abantu barwanyije ibyo kujya Imaka. Abantu basigaye babuza n'abantu kujya Imaka ngo abantu ngo ntibajye Imaka. Subhanallah, umuntu arabuza abantu kujya Imaka, ababuze gutanga sadaka, abahamagarire kudatanga zaka, abahamagarire kudafasha imisigiti. Ngira ngo abantu bakwiye kwicuza, bakisubiraho, bakanigenzura, bakareba n'ibyo bavuga n'ibyaha bari kubona muri ibyo ngibyo. Ariko icyo nshaka kuvuga, mperutse kubona, wenda nta makuru nabaha, muri abo ngabo babwira abantu ngo bo kujya Imaka ngo ibintu ngo birahenze. Hari n'abavuga iby'indege batari banagenda no mu ndege. Umuntu araza akavuga ibiciro by'indege atari yayigenda, amatanaziri iby'indege ko bimeze. Hari uherutse kubwira abantu ngo rero ngo hano ngo barahenda, ngo ahubwo ngo nimuze ngo mujye Imaka, ngo mbatware, ngo munyuze Bugande, ngo mwishyure ngo 6,500 ngo y'amadolari. Bavandimwe b'Islam, hijja ntago ari ubucuruzi. Ariko icyo nshaka kubabwira, gutanga 6,500 hano serivisi bazishyira 7,800, hanyuma ukavuga ngo uzategera i Kampala, ntuhagurukiye iwanyu, ntawe uzaguherekeza. Hanyuma Kigali Entebbe nayo ni amadolari yanditse icyo y'indege, ntago ari ubuntu, ubwo ntago irimo. Hanyuma ikindi, ubwo imizigo yawe nuyizana izagarukira i Kampala Entebbe, ubwo uzirwariza kongera gutega, ubwo urugendo ruzaba rurangiye. Hanyuma ikirenze ibyo, n'ubundi indege izakuvana Entebbe nukugenda utegatega bimwe twebwe twasezereye. Twe ntago tugitegatega, twebwe tujyana n'indege VIP katujyana ikatugezayo, nta handi tunyujije, ikazongera ikaza kudufata Madina ikatugeza hano i Kigali. Mu gihe wowe uzaba uri kuva hano ujya gutega bisi ngo ugiye i Kampala, uvuye Madina ageze i Kigali azaba yahageze kare, ni amasaha 4 Kigali Madina indege ikabigeza ahangaha. Mu gihe wowe uri gutega ujya i Kampala amasaha 10 muri bisi, urumva wavuye Maka yageze ahangaha, wese uzabigereranya gute ibyo bintu? Harya ubwo ibihenze ni ibi?
hanyuma hari umuntu wamubajije aramubaza ati se wowe kana kuduhaye ngo twishyure waduha garanti ayo mafaranga tugiye kohereza mu mahanga tugiye kuyahande ubundi ninde tuzi hano tuzi ubuyobozi wo tuyahaye turamuzi twishyira muri konte y'ubuyobozi buzwi hariya turayahande wadusinyira yuko uzabyirengera nitugira ntacyo yabashubije. Rero icyo nshaka kuvuga abavandimwe b'Islam, igikorwa kiba ari neza y'abayisilamu no kugira ngo ibintu bigende neza, kandi twizeye ko abazajya impaka bazabishima nkuko nabo ubushize babishimye, kandi bazakomeza tunabinoze bikomeze kugenda neza dushingiye ku byifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu.